Mu mama yitwa ngo iki? Yitwa Karara TV. Umuntu aritanga atanga inkunga y'ibihumbi 300. Naramwinginze kenshi ndabereka uburyo nagiye mwandikire kuri WhatsApp akabisoma ariko ntanasubize, musaba ko wenda ayo mafaranga asigaye yakuraho kimwe cya kabiri akama ikindi cya kabiri. Tariki 30 z'ukwa karindwi yanyohereje ibihumbi 10. Itwereke nta hari kibazo. saa 4:16 ku itariki 3 z'ukwa munani hari saa 6:41 nayo ngiye. Yego 3 z'ukwa munani nibwo yakohereje angahe? Ibihumbi 50. 50. Yohereje ibihumbi 100 ari ku tariki 7 z'ukwa munani. Naragenda arangura ndacuruza arambwira ngo yandi ngo azayampera ngo kuri kamera ngo yaje kureba ibyo nkora. Ndi kubona message ya mbere umwandikira uti bite, arakubusubiza ngo mwiriweho, maze iminsi niruka ku kibanza mu isoko banyihereza ku murenge bambwira ko nayo ahita gusubiza ngo bite sha gute ukora ugasigana ibitunguru gusa kandi uba uri kubana n'umugabo, ngewe unegereze ku itariki 23 z'ukwa 10. Ku itariki 23 ziragera uramwandikira uti muraho neza, ese murakibuka ko mwamaye gahunda y'uyu munsi ngo murama ya mafaranga nabibutsaga murakoze timwiriweho, ese ko mbona ko mu mafaranga 140 yasigaye byanze mwamaye wenda kimwe cya kabiri namwe mugasigarana yandi, mwambwiye ko mwakoresheje essence muza kundeba nibyo kandi mwari mwagize neza, ariko se ariko mwari mwambwiye ko muzama amafaranga kuri 23 byagenze gute? Nurinde Nwa mudamu wa Kicukiro. wavugishije kamarade, wakoze amakosa cyane. Ikindi ngewe nta mafaranga nakugujije, nta mafaranga nakwatse ngo wenda ngo nzayakwishyura. Ngewe uwo ngomba kuvugana nawe nuriya mama, ngewe nta n'ikintu ngomba kuvugana nawe ko nta kintu wigeze unama, sibyo? Nayo naguhaye ntabwo yashima, ahubwo we wihutiye kujya mu itangazamakuru. Niba rero itangazamakuru nagiyemo niri kamarade ntiyanyeretse amanuze navugishije nuriya mu mama. hanyuma se ubu ngo muri kano kanya ni nk'ikihe kintu wumva wabwira Clara ufite amafaranga yawe agera ku 140, umuntu bohereje ibihumbi bigera kuri 300 bagira ngo ushaka umushinga ukora ugutunge akaguherezamo ibihumbi 10? Yego, ikintu namwisabira wenda mpeme igice nta kibazo pe. Ubuzima bwari bunkomereye. Yakuzanye i Kigali uje gukora akazi usanga aricuruza ariko nkamurerera abana nkasigarana n'abana be tukararana mu nzu. Haza kubaho ikibazo cy'uko abagabo iyo bazaga kumureba bamuburaga bagashaka kugira ngo baterete ngewe. Yaba yagiye abagabo baza bamubura bagatangira bagashaka kuryamana nanjye. Usanga ni indaya aricuruza. Yego. Mbere yo gufata umwanzuro wo gucika, ese uriya mugore mu kibana we yajyaga agerageza ashaka nayo kukugurisha muri abo bagabo bamugura? Slim Jesus. Reka nongere mbahereze ikaze bakunzi bacu, nanjye mbasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi ngarukanye n'umubyeyi, twari umubyeyi tugiye kuganira tukagana byinshi byerekeranye n'ubuzima bwe, cyane ko ngo ari mu buzima butamworoheye, ubuzima bumukomereye cyane. Ngwahe ikaze mama. Murakoze cyane. Meze neza? Ndaho buhoro. Uraho buhoro. Yego. Wamamagaye umbwira ko wifuza ko twakorana ikiganiro, umbwira ko hari umuntu waguhemukiye, hari umudamu waguhemukiye, ukaba wifuza ngo gukora ikiganiro cy'ubutabera. Yego nibyo. Hari umumama nabonye kuri YouTube, mubona nk'aho ari inyangamugayo, mbona ari umuntu mwiza, musaba ko yazama ikiganiro. Mama yitwa ngo iki? Yitwa Karara TV. Yego, Karara. Aza kumpa ikiganiro, asanga mu rugo nkoresha ikiganiro. Noneho haza kuboneka umuntu aritanga atanga inkunga y'ibihumbi 300. Yego. Aravuga ngo ushaka ikintu cyo gukora. Ntabwo ibihumbi 300 rero yabimpaye, yampaye n'igice uko yagiye yamana bibereka, kandi nkabereka n'ibimenyetso by'uko ntamubeshyera ko ntago namubeshyera. Yego. Hanyuma byagenze gute kugira ngo wumve ko ikintu cya mbere wakora nyuma yuko uwo mudamu atagufashije ari ukubijyana mu itangazamakuru? Bitewe nuko n'ubundi ariho nari naje, ariho twari twahuriye, numvaga n'ubundi nabijyana mu itangazamakuru kuko ari we. Naramwinginze kenshi ndabereka uburyo nagiye mwandikire kuri WhatsApp akabisoma ariko ntanasubize,
musaba ko wenda ayo mafaranga asigaye yakuraho 1/2 akampa ikindi cya kabiri. Ntabwo nigeze mugora. yego Yego. twirinde ko abantu baza kubona ko ibintu ari ibihimbano, Yego. ari ibintu uri kwihimbira, sibyo? Yego. ndagira ngo duhere akantu ku kandi. Njye ndashaka kunyereka impamvu ifatika. Ese koko Clara mwarahuye? Yego twarahuye. Nimba mwarahuye, ikiganiro mwakoze kiri Kirahari, kiri kuri channel yiwe. kuri channel, icyo kiganiro kirahari. Yego. Cyari ikiganiro kijyanye n'iki? Yashyizeho umutwe w'inkuru uvuga ko ngo wa mama ubayeho mu buzima mubi yamusuye mbere y'uko ajyaho. Hari ahandi nari naragiye, abonye ko nagiye yabona kugisohora kuko yabanje kuza aransura. Amaze kunsura ikiganiro ntiyagisohora, hashira igihe nza kwigira ahandi hantu. Hehe. Hari iyindi channel nagiyeho. Yego. Abonye ko nagiye kuri iyo channel, arangije asohora icyo kiganiro. Urumva ikiganiro turi gukora birasaba ko haba harimo ukuri kwinshi. Ntabwo nshaka kuza kuvuga ngo yindi channel. Wagiye kuri channel yande, witwa nde? Nagiye kwa Gerard. Wagiye kwa Gerard Mbabazi? Yego. Kwa Gerard Mbabazi ugerayo mukora ikiganiro. Gerard Mbabazi we hari ikintu agufashije? Yaramfashije cyane, ndanamushimira. Uko ndi ubu ngubu niwe mbikesha. Ni umubyeyi, ni n'umuntu mwiza. Ndamushimira cyane. Clara se ntacyo yagufashije? Yafashije igice. Ntabwo uko bamutumye, ntabwo yatumitse nk'uko bamutumye. Yego. Yego. Yagombaga gutumika nk'uko bamutumye, nanjye nkamushimira nk'umuntu wangiriye neza. Ubundi se kugira ngo uhure na Clara ibyo byagenze gute? Byari byaturutse kuki? Naramuvugishije musaba ko yazankoresha ikiganiro, arabyemera araza. Yego. We araza aje kukwirebera. Yego. Ayo mafaranga wabwiye n'iki ko bayamwoherereje? Naramuhamagaye ndamuvugisha, ahita ambwira ko hari umuntu, arambwira ngo se ngo nabasha gukora iki. Ndamubwira ati nashakisha icyo nkora, haba mu isoko nakora, haba ikindi kintu icyo ari cyose nakora. We rero akamitiramo akambwira ngo kora iki, wenda gishaka mobile money. Ubundi akavuga ati nasanze hari igihe bakwiba kuko ntabyo ahari wabasha. Akambwira ati jya muri ibi, genda ushaka ikibanza mu isoko. Ndirukanka iminsi hafi ukwezi ndi gushakira ikibanza. Nagiye Gahanga, nagiye Kabeza, nagiye za Ziniya, Kicukiro. Nza kubona ikibanza ahantu mu gasoko kamwe ko muri Kicukiro. Mubwira ko nakibonye. Amafaranga twavuganaga n'uwo yatanzeho hanze kuko yagezeho amwaka nomero zanjye arazimuha. Amaze kuzimuha hanze aramagara, ambwira se amafaranga nakohereje warayabonye? Ndamubwira ati nta kibazo, ati icyo nshaka nuko ushaka ikintu ukora, ntukomeze kwicara ukibeshaho n'abana bawe. Ndamubwira ati nibyo kandi numvise binshimishije nk'umuntu nyine ushaka ko hari icyo nakora nkivana mu buzima bubi nari ndimo. Shakisha nyine icyo gukora, njya mu isoko, nabiberetse ko nacuruzaga. Nagiye Clara yabanje kumpa 10,000 muri ibyo 300. Nuko ngo bamweje 10,000 abanza. None turagira ngo ugende ubitwereka, umbwire ko nabonye na message uzifite n'abantu bazirebe. Utwereke, utubwire byagenze gutya na gutya, bamweje 300, ubitwereke muri message. Ndaceka telefone uyifite. Yego, mbibereke muri telefone. Bitwereke nta kibazo, kamera hano twe tuba tubifata neza 5 kuri 5. Ntugire ikibazo. Tariki 30 z'ukwa karindwi yanyohereje 10,000. Itwereke nta Hari kibazo. saa 4:16. Okay, biragaragara. None ya kabiri Nawe mwereke, nawe arashaka kureberega umwana. kanyire. Iya kabiri yayohereje kuri ku itariki 3 z'ukwa munani. Hari saa 6:41 nayo ngiye. Yego, 3 z'ukwa munani. Nibwo yakohereje angahe? 50,000. 50,000. Ya gatatu Kanyire. Ya gatatu yohereje hari kuri 3 z'ukwa munani, yohereza 1000. Yayine yanditswe tuzi kureba. ku nshuro ya gatatu yakohereje angahe? Wowe nawe kwirirwa ujya kubireba birahagije. Yohereje 1,500 hari ku itariki 7 z'ukwa munani. Okay. Ndi kubibona ngewe. Yego. Ntabwo rero namubeshyera. Okay. Ubwo yagiye akohereza ayo mafaranga muri ibyo byiciro bigiye bitandukanye gutyo. Ubwo nyine yagiye yohereza ayo mafaranga muri ya bice mu gihe bari baguhaye 300,000 byo kugira ngo witeze imbere, ukore umushinga ure kwatera imbere. Yego. Nuko mu kwiteza imbere
abanza kohereza ibihumbi 10. Ibihumbi 10 byari byo gukora iki kandi? ntago mbizi nuko yagiye yanyoherereza, yohereje 10, urumva ukurikiyeho yohereza 50. 50 nahise nyafata ndagenda ndarangura nishyura n'ikibanza. Ibyo nacuruzaga nabikweretse nabyo nabyerekane ibyo ndi gucuruza. Telefone yayitwaye boss wacu. Uraza kukaduha. Ubwo ndarangura nagenda aranguramo 50 nabwo ntibyavamo, havamo bishoboka. Ndavuga se ko mbona havamo ibintu bikeya byarangura. Nuko ngo wamuhaye 300 abanza guheza 10. Yego. Bidafite ikibazo ati nibyo ko uri kwifashisha. Sinzi icyo yabimpere gusa nagiye kubona mbona nyohereje 10. Agukurikiyeho yohereza nyine senkani. Yego 50 hashizamo nk'ukwezi. Mwabibonye ku matariki ntago ndi kwibuka ariko yarayohereje. Aherutse ibihumbi 100. Yego. Izo senkani zarakubwiye ngo uzishore muri business. Yarayo gucuruza n'ubundi. Ugatangira umushinga w'ibihumbi 50. Yego. Naragenda arangura ndacuruza, arambwira ngo yandi ngo azayampera ngo kuri kamera ngo yaje kureba ibyo nkora. Naragenda akora nyine ndangura inyanya, ibitunguru, ibintu byose bivangavanze nabiberetse mwabibonye. Nkajya muvugisha se muzandeba ryari, akambwira ngo ndi kwiga imodoka, ngo ndi mu bizami, ngo nzakureba iki gihe n'iki. Nkahita mvugisha wa mama nyine wo hanze wayohereje, akambwira ati ntacyo mutegereze, ati ubwo nazo uzambwira. Ariko ntabwo yigeze aza, narategereje ndaheba mbonye birambiranye. Mbwira uwo mama wo hanze ntese mwamumbwiriye ko mbona atabyitayeho, ese yagize ikihe kuko byageze ngo agende namuhamagara ntanyitabe. Cyangwa yanyitaba akavuga ngo ndinde cyangwa agahita kupa. Mbona ko nyine bitazakunda, mbwira uwo mama tese mwamumvugishiriza mukumva wenda ikibazo yagize nimba yarabaye amahoro. Umumama aramuvugisha aramubwira ngo yarwaje mama we. Ndavuga ati ntacyo ndategereza hashira yandi mezi nk'abiri. No kwanga icyo gihe yari yaguhaye bamuhaye 300 yaragwaye igishoro cy'ibihumbi 50 birangira arekeye kuza. Yari yaramaze kumana ryajana. Yagiragwa n'irindi jana ahita arekeye kuvugisha. Yego. Yakubwiye ko ari impamvu ataguhaye andi. Nta mpamvu yambwiye. Ntabwo yigeze ambwira impamvu kuko ngiye namwandikiraga. Nta kintu yambwiraga, ahubwo rimwe nibwo nigeze kumwandikira ndavuga se mwabaye amahoro byagenze gute ko mutakivuga. Ahitamo akarekodi kari kuri WhatsApp ngo sheri wanjye ngo ihangane ngo tuzabikoraho muri iyi minsi iri imbere. Ndagafite nako akarekodi numva twumvisha. Ndumva bitwereka byose biri ngombwa hari amajwi ukayakina. Tubanze twinjira muri ibyo ngibyo noneho nyuma turaza kuganira ese kuki ikiganiro mwakoze cyari ikiganiro kimeze gute, cyari cyerekeye kuki turaza kubiganiraho, ariko kwanza twumvishe ako kari code nako twumva ibyabo. Yego kanze ngabereka. Ngaka ka playing nta kibazo. Cyangwa ubanza dusomere izo message zawe. Oya aga kari code shyira hejuru ameza namwe kuno babigenza. Kamanza nsome message zo hejuru ibindi urabikora nta kibazo. Ubundi akari code iyo ugiye kukaplayingukira hano gutya. Ntabwo nari mbizi. Ndi kubona message ya mbere umwandikira uti bite, arakubusubiza ngo mwiriweho. Maze iminsi niruka ku kibanza mu isoko banyihereza ku murenge bambwira ko nayo banza bihari rumva none nari mbonye inzu ariko ni ntoya iri hahandi mwanyuze ku gasoko numvaga twayishyura kuko bari kuyishaka ari benshi. Ahita kwandikira ngo ni 15 urabunga ngo yego. Hano ati none se kutambwiye uzanayibamo. Urambwiye ati nari ngiye kubikubwira nibwo nyibonye. Uhita umunsi ahita asubiza ngo ya ni gatoya ariko nako gukoreramo gusa tate sawa. Tumubwira ngo rero bibakundiye twayishyura abandi batarayitwara. Ahita kwaza ngo none aho tumubwira ngo nkejo. Ahita kwaza ngo nta kibazo. Akwaza ngo uzacuruzamo iki, amusubiza ngo imyumbati, ibijumba, amateke. Tubati ahita avuga ngo okay uzajya birangurira he. Sinzi ibintu mwabimusubije ati yego nabyo bite. Ahita hanyuma arakwandikira bitese. Baza ngo mwiriwe neza, ese koko mwari mwambwiye ko mumvugisha nabategereje ndaheba, ese byashoboka ko muma kuri amafaranga ko nyakeneye nicyo nabashakiraga murakoze. Aho ninjye nabyandikaga. Niko wamwandikiye. Noneho ndumva reka tubakinira amajwi. Basheri wanjye muri minsi ndi busy mugiye mu tuntu twinshi ariko umura rwose vuba turabikora usibyo.
hano numva ko yakubwiye ko ari busy ahugiye mu tuntu twinshi, ntabwo yari afite umwanya wo kukohereza ayo mafaranga yawe bari baramwohereje, avuga ati nabona umwanya ashobora kuza gukanda akanyenyeri, urumva ko yari afite, ariko icyo yari yabuze ni umwanya, sibyo? yego Ati ese uhita umwandikira mwiriwe neza? hari hashize igihe, hacagamo igihe. Ubwo ni ku itariki 26 z'ukwa cyenda. Uti ese byabashobokera mukaba mumaye kuri ya mafaranga nkarangura, ubu nta kintu nsigaranye keretse ibitunguru byonyine, mwamugize neza. Ahita gusubiza ngo bitese sha gute ukora ugasigana ibitunguru gusa, kandi ubu uri kubana n'umugabo, ngewe unegereze ku itariki 23 z'ukwa cumi. Ku itariki 23 ziragera uramwandikira uti muraho neza, ese murakibuka ko mwamaye gahunda y'uyu munsi ngo murama ya mafaranga? Nabibutsaga murakoze. Ahita kwandika ku itariki 24 mu gitondo akwandikira ati genda utange ibiganiro, sibyo? yego Arangije nyuma ati mwiriwe, nagira ngo mbabwire niba bidashoboka ko aya mafaranga 140 asigaye mu yamera rimwe, mwagiye muma makeya uko mushoboye nk'uko na mbere mwari mwabigenje, ko mwagiye muma make murakoze. Ntiyagusubiza. Urongera ejo bundi kuwa kabiri. yego Ubu ngo turi kwa kangahe? umunsi turi kwa gatandatu. Ejo bundi nibwo yamwandikiye, hashize iminsi mike, uti mwiriweho, ese ko mbona ko umuhaye amafaranga 140 yasigaye byanze, mwamaye wenda 1/2 namwe mugasigarana ayandi, mwambwiye ko mwakoresheje essence muza kundeba, nibyo kandi mwari mwagize neza, ariko se ku neza mwagize iherutse no kunyima amafaranga umugira neza yabahaye ngo mume, ngiye sindi kubagora, ubwo negereje igisubizo cyanyu, murakoze. Hano uvuze ngo yari yakubwiye ngo yakubwiye ngo ibya essence gute? Yambwiye ko ndabifite niwe wabyivugiye. Ibyo twumvisha nta kibazo nabyo, njye mfite umwanya uhagije wo kumva buri kimwe cyose. Kereka nimba uri kwihuta cyangwa abantu bari kureba ikiganiro bari kwihuta, byari ikibazo. Ntabwo baba bari kwihuta. Naramuhamagaraga ubundi bikagorana kugira ngo abe yafate cyangwa yafate akumva ari njye agatangira ngo urinde ahambere naha. Reko mwari mwambwiye ko muzampa amafaranga kuri 23 byagenze gute? Urinde Nwa mudamu wa Kicukiro. wavugishije kamarade? Mvugisha kamarade? Halo. Ndashaka kubwira ikintu kimwe, sibyo? Iyi nimero mpamagaje ni iyande? Iya Airtel se? Ni iyawe nayo? Yego. Kuki ugira nimero nyinshi? Ariko kugira Airtel nta kibazo kandi najyaga nyibahamagaza. Oya, ibyo nyine nta kibazo, ariko se kuba uzi ko mba mfite nimero imwe mba nzi kugira amanimero menshi nyahamagara nkumva ntariho. Ikindi wagiye kuvugisha kamarade, ngewe ujya kuza kuri televiziyo yanjye, nigeze nza kuguhiga aho uri, nigeze nza kugushakisha, kubera iki muba mushaka kuba abantu babi kandi umuntu aba yabahaye serivisi? Urebe muri message zose, uburyo wanyandikiye, ibyo wambwiye n'uburyo njye nawe twavuganye, wakoze amakosa cyane. Ikindi ngewe nta mafaranga nakugujije, nta mafaranga nakwatse ngo wenda ngo nzayakwishyura, sibyo? Rero niba waravugishije kamarade ukaba ubizi neza ko ibyo wamuvugishije ari buze kugira ibyo agufashamo, ni ukuri ngo wawe uburenganzira uze kugenda umuvugisha, sibyo? Byonyine kuva iwanjye nzi iwawe, uzabaze ngo kuva iwanjye nzi iwawe amafaranga y'imodoka ibaranga iri prive, sibyo? Mbere yuko kujya mu bindi bintu, naje nta muntu n'umwe turavugana, ibintu byose nabikubwiye nta na kimwe wambajije, ariko urifata ukajya kumvuga umuntu nka kamarade kugira ngo bifate iki, kugira ngo bimare iki? None se bwo musobanura byumva nyine musobanure nyine. Wowe wabwiye kamarade ko uzajya ngo uzajya kuvuga ibibazo byawe. Wowe genda uvuga ibibazo byawe, uzavuga ibintu byose ariko ku murongo ntuzabeshye, sibyo? Uvuge buri kintu cyose ku murongo, uko twahuye, uko twamenyanye, uko byagenze gute, uko naje iwawe, byose uzabisobanura.
hanyuma numara kuvuga wumva waruhutse uranibwo uzabona igisubizo neza. Njye nta kibazo mfite, niyo mpamvu umpamagaye nkavuga reka ntacyo mvugisha, sibyo? Nta kibazo wowe ariko mwe mwasobanurira njye ntabwo ngusobanura, njye sifata umwanya wo kugusobanura kubera ko ikigaragara cyo ntabwo uri n'umumama mwiza. Ubu muba mwaje kugaragara ku mateleviziyo kugira ngo mwake ubufasha, ariko mu by'ukuri atari nabyo mukeneye, sibyo? rero ndumva kugira ngo bigende neza mwasobanurira amafaranga nyine niba ari ngombwa mwaragumanye ngo hirya nasigaye ntirirwe nongera kuyabishyuza. Ahubwo wowe njyewe uwo ngomba kuvugana nawe n'uriya mama, njyewe nta n'ikintu ngomba kuvugana nawe ko nta kintu wigeze unama, sibyo? Nayo naguhaye ntabwo yashima, ahubwo wowe wihutiye kujya mu itangazamakuru. Niba rero itangazamakuru nagiyemo ni iri Kamarade ntiyanyeretse amanuze, navugishije n'uriya mu mama. Wowe rero niba business uri gukorera hehe? Uri gukorera he? ibyo ndumva atari ngombwa, si igihe cyo kumbaza aho nkorera kubera ko nimba mbavugishije mbaka amafaranga. Kukubaza aho ukorera kandi aricyo twaguhereye amafaranga. urumva narayamwakaga akambwira ibyo ngibyo. Kuki utamubwiye aho ukorera? Aho nkorera urumva ibi ngibi kugira ngo bibe gutya tuvugane gutya, n'ejo bundi nyine byakomeye kuko yahise afata message yandikira umumama wayatanze aramubwira ngo sinyikora, ngo yansabye kunsura ngo narabyanze. Aho nkorera yaranahazi nene narahamubwiye, ntabwo nigeze nanga ko ansura kuko nzi ko aje yabanzaniye nayo mafaranga. Rero kumbaza ngo urumva ibintu byose yaramaze kumbwira ngo sinishyuye sase ibintu byinshi, ntabwo urawo ari wo mwanya wo kumbwira ngo se nkorera he, kandi n'ubundi yarasanzwe ahazi njya gukora tubitangira yarabizi. Okay, urumva ko wenda ku giti cye ariko arangije arakubwira ati uvugishe Kamarade. Yego. Kuki Kamarade yivanze mu kibazo cyawe na Clara? Cyatewe n'iki? Kamarade ntabwo yakivanzemo, njye nararebye ndareba ndavuga se uno mama ko ndeba byanze, washaka umuntu byibuze akaba yamumbwirira, akaba yamunganiriza akamumbwirira, akaba yampa amafaranga makeya kuri ayo ngayo afite 140. Yego. Nibwo navugishije Kamarade. Rero ntabwo nzi ibyo bavuganye kuko we yarambwiye nkimubwira ntese ntibimeze we yarampamagaye arambwira ngo ninjye mu itangazamakuru no kuri WhatsApp yarabinyandikiye ngo ninjye gutanga ibiganiro ngo kandi ngo ninjye ngo nyake Kamarade. Nta bintu byinshi njye njya mubwira, nta n'ibyo nigeze mubwira, nyine yahitaga kupa. Yego. Numva ko ariko hanagaruka avuga ati yakoresha amafaranga yaje kukureba ku kintu kijyanye nuko hari amafaranga yakoresheje kugira ngo aze akurebe mu rugo aje kugukoresha ikiganiro. Mwigeze mwumvikana ko wenda uzamuhereza itike cyangwa uzayamusubiza muri ayo ngayo? Oya, nta nubwo twari tuzi ko azaboneka, gusa yakoze ikiganiro aransabira, ndanamushimira, mbona ko ari umuntu mwiza. Rero nk'uko Imana yari bihaye umugisha hakabonekamo umuntu nyine akavuga ati bikafasha uyu muntu, nanjye nk'umuntu nari kuvuga ati byibuze reka ngurire na fanta wa muntu cyangwa se ngurire na esase bashyize mu modoka bazi. Yego. Hanyuma se ubu ngo muri kano kanya ni nk'ikihe kintu wumva wabwira Clara ufite amafaranga yawe agera ku 140, umuntu bohereje ibihumbi bigera kuri 300 bagira ngo ushaka umushinga ukora ugutunge akaguherezamo ibihumbi 10? Yego. Ikintu namwisabira aba yagize nk'uko agaragara inyuma, akagaragaza umutima mwiza, akagaragaza n'ubunyangamugayo, yamfasha wenda simugore akamamo igice akama nka 70, ayandi nawe akayagumana nk'uko ambwira ngo ntabwo naguze esase, kandi nibyo yaguze iyo esase cyangwa se yarateze, nanjye ndi umuntu wenda mpeme igice nta kibazo pe. Yego. Kuki se wishakira igice we? No kugira ngo ne kumugora nawe nyine agure yishyuriye esase nyine yaba yarashyize mu modoka. Ese wasanga bitanamugoye kandi yarabimbwiye, niwe wabyivugira bangu ntabwo naguze esase namuguriye esase. Urumva ko nyine kubivuga no kubivuga ko ari ikibazo. Ese wayamurekeye bundi? Ariko bitewe n'ubuzima ndimo nawe Karara ni umukire, rero afashije n'ubundi ntabwo nyamukuramo ku ngufu, afashije yampa icyo gice nyine nanjye nkashaka ko nirwanaho n'abana ntayatware yose, yaba ngiriye neza.
ni ukuvuga ngo ikintu usaba ni uko wenda wagirirwa amahirwe akaba yaguhereza igice abana bakabona n'ibyo kurya. Ese izo 70 uri kumusaba hari ikintu zakumarira kuri uwo mushinga wari watangiye? ni ukurwaza burya biruta ubusa, ntabwo ari kimwe n'uko nta kintu waba ufite. Nagenda nkongera nkanarangura igitanda ntikibeho ubusa kuko hari hasigaye hariho ibitunguru byonyine. Igitanda ugikodeshaga ngahe ku kwezi? Ugikodeshaga 10,000. 10,000 aba ari 10,000 mu busanzwe mu gikodesha? Yego, njyaho nishyuye 10,000. Yego. Ucuruza biriya kariya kavido turaza kugashyiramo ku 10,000 byawe watangiye. Ubwo igishoro wabaga washoye angahe? Ubusanzwe ushora nkangahe kugira ngo ukore umushinga? Nashoye amafaranga ageze mu 80,000. Yego. Amafaranga ageze mu 80,000 muri ayo ngayo yampaga. Yego. Byari bitangiye kuza se basi ubona bifite akazoza? Nta kibazo, umwana yabonaga ibyo kurya, nari nabashe kwishyura ishuri ry'umwana, nishyura na mituweli, urumva nta kibazo. Ntabwo ari kimwe n'uko wakwicara. Uzi ko maze iminsi uri kumpamagara simboneke, nkubwira ngo turahura ntiduhure. Ndi mu biraka, ubu sigaye ngenda nkajya kumesera abantu kuko nyine mu isoko nabaye mpagaze ko nta kintu ufite cyo gushoresha mu hano nagusanze ariko wanze ari waje kubamesera. Yego, ni naje kubamesera n'imyenda ngiriye. Umasera nkangahe umuntu aguhaye akazi ko kumesera? Ni 2,000. 2,000. Mbere wakoraga uri gukora muri ako kazi uri gucuruza wabonaga amafaranga arenga 2,000 cyangwa se wenda wabonaga hakutunze? Habonekaga make, hari igihe wabonaga nk'Icy5 cyangwa ari munsi cyangwa se n'ibyo biro ukabibona, gusa ntabwo ari kimwe no kwicara. Kuko iyo wicaye ntiwabona nayo 500 byibuze ngo ugure n'indobo y'isukari y'umwana. Ariko iyo wagiye mu isoko ushaka kubona n'icyo 1,000 ukaba wabona isukari y'umwana, ukabona ifu y'igikoma, bikagenda neza. Kandi urabona umwana wanjye ngo igikoma aba akeneye kugira ngo abone isukari nyine abone igikoma. Ubuzima buragoye cyane. Ntabwo byoroshye. Buragoye cyane ku rwego rwo hejuru. Ubu ngubu we n'umwana ni ukuba muri kumwe umuhetse, mwagiye ahantu hose kufura, mwagiye kumesa. Ufite abana bangahe? Mfite abana 2. Tugiye kwinjira mu nkuru y'ubuzima bwawe, ni mpamvu rero yatumye ubwira Karangwa aza gukoresha ikiganiro. Bishoboka ko ubuzima bwari bugukomereye, sibyo? Ubuzima bwari bunkomereye, ndabuhera nkiri umwana. Nisanze ndi njyenyine, nta muvandimwe n'umwe mfite. Mbaho muri ubwo buzima, umuntu aza kunzana hano i Kigali, aza ambwira ko ngiye kujya murerera abana. Mu by'ukuri uwo muntu yaricuruzaga. Yego. Yego, ku bana. Umuntu yakuzanye i Kigali uje gukora akazi, usanga aricuruza, ariko nkamurerera abana, nkasigarana n'abana be tukararana mu nzu. Haza kubaho ikibazo cy'uko abagabo iyo bazaga kumureba bamuburaga, bagashaka kugira ngo baterete njyewe. Nza gusanga ntazabishobora, ndatorongera ndahava. Ndagenda muri iyi Kigali nta hantu namwe narinzi. Ihangana gato byari bincitse ari ukuntu umuntu arangara. Yego. Twinjire. Wabaga mu ntara ahantu wabaga hari? Hari Kimisagara. Oya, intara y'icyaro wabaga mutarazi Kigali? Nyanza. Wabaga i Nyanza. Nyanza ya Butare. Umuntu araza gusanga i Nyanza, umudamu akubwira ati ngwino uzajya underera abana. Nawe yari uwaho, ariko we yaraje Kigali imbere, nyine aba hano i Kigali. Yego. Arambwira ati nakujyana bitewe nuko yarambonye ntagira iyo mba, ndi umwana ugenda urerwaho mbonye hose, mba ahantu hose habonetse. Wakuze nta babyeyi ufite? Ntabo. Arambwira ati twajyana ukajya underera abana, nkajya nkugurira imyenda, nkakwitaho, nkakubera umubyeyi. Numva ko nshubijwe, ndavuga ati nta kibazo, tugende. Turaza, arantegera, tugera aho yabaga turabana. Nsanga akora akazi ka nijoro, agendaga nijoro nkarana n'abana njyenyine mu nzu. Arangije yaba yagiye abagabo baza bamubura bagatangira bagashaka kuryamana nanjye. Yari afite abana bangahe? Yari afite abana 3. Nkarana nabo mu nzu njyenyine, harimo n'akana gatoya. Yari atuye Kimisagara hagana he? Mu Cyahafi. Kimisagara mu Cyahafi. Usanga ni indaya aricuruza. Yego. Mbonye ubwo buzima ntazabushobora, ndatorongera ndamucika ndigendera. Ariko ncika ntazi yonjya kuko Kigali ntabwo nari nyizi. Ndagenda ndazerera, bwakwira nkarara aho mbonye.
ndazerera Kigali ndazizunguruka ndi gushaka akazi nkabaza, nari nzi ko wenda nagenda mbaza ati mumpa akazi hakagira ukampa. Yego. wavuye mu rugo rw'uwo muntu mu rugo rw'uwo mugore, uriya mugore uva mu rugo rwiwe umucitse ugiye kuko wenda wabonaga ari indaya arigurisha abagabo baraza bakubangamira, ufata umwanzuro wo kwanga reka ngende nzaye nirirwa nzenguruka nibwira ndarara. Nafashe umwanzuro wo kugenda mvuga ngo wenda nzabona ahandi akazi. Yego. Gatandukanye nako kuko nabonaga nyine biri kungora bitewe n'abo bantu bazaga bamubura bagashaka guteretana nanjye. Ubwo ndagenda nagera aho ngeze nkarara aho ngaho, haba hari urusengero nkirarira ku rusengero, mara igihe kinini nta kazi mfite, nza kumenyana n'umwana w'umukobwa witwaga Kirere. Yego. We yari afite ahantu akazi yakoraga nta kibazo afite, nkajya ngenda akama ibyo kurya. Yego. Nkagenda akama isabune nkakaraba, nkahindura utwenda nkambara imyenda ye, noneho yanjye akayifura. Mwihisha akajya agenda akama ibiryo yihishe nyine kugira ngo iwabo batabimenya. Yego. Mbere yo gufata umwanzuro wo gucika, ese mukibana n'uwo mudamu, uriya mugore mukibana, we yajyaga agerageza ashaka nayo kukugurisha muri abo bagabo bamugura? Ntabwo nigeze mbibona, gusa bazaga bari kuntereta we yagiye, ntabwo iyo bazaga ntibahamusange. Nese ntabwo babaga babizi ko adahari? Ntabwo mbizi, nabonaga baje gusa ngo baje kumureba. Ari nijoro? Nijoro. Akaza ari umwe cyangwa ari babiri? Hari igihe bwajyaga gutya haje nka 3 cyangwa 4. Baje mu bihe bitandukanye. Ese ubwo bazaga kumusambanyiriza ahantu aba n'abana be? Yego. Yabaga mu nzu y'icyumba na salo, njye nkarana n'utwana twe 2, nawe kunakarana n'undi mwana. Yego. Ubwo iyo umuntu yazaga ari nk'umugabo uje kumugura, ubwo yajyaga mu cyumba bakagenda bagakora ibyabo, namwe mukaba muri muri salo? Yego, n'abana. Abana be bari bakuru? Umwana we muto yari afite imyaka 2, ukurikiyeho yari afite imyaka ndumva ari 4, uwa mbere yari afite imyaka 9. Ubwo subwo ntabwo byababangamiraga koko? None se ko na nyina yabaga bitamubangamiye, ntabwo mbizi icyo bitekerezaga. Bakaza bakabasakuriza ijoro ryose? Twarasinziraga, twararyamaga tugasinzira. Mukabyirengagiza? Imikoro utayitambiye uhita yitezeho kugira. Barazaga bakabasakuriza ijoro ryose, bibere mu byabo, mugashaka uburyo mubona ibitotsi ko bigenda kose. Okay. Nuko ubwo warahavuye? Narahavuye nyine ngenda shakisha, ntaziyonja. Nshakisha akazi, nkagenda nkararaho bwije ngeze, nkagenda nkanaruhaye, nkagenda ntaziyo ndi kujya. Biza kurangira ngeze intanga muri Kicukiro. Hari Kicukiro centre habaga ishyamba rya Eto, nkajya ngenda nkiryamira muri iryo shyamba. Bwacya n'ubundi nkagenda. Hari ahantu wagenda gukarara mu ishyamba? Naraga mu ishyamba hano muri Eto. Hari muri Eto naraye kenshi ntafite iyomba, ntafite icyo kurya, nta kintu na kimwe mfite, ubuzima bwaranze. Nkava mu gitondo nkagenda nkajya mu kabanda ahantu hitwa hari muri Sahara, hari ahantu habaga umugezi hafi y'ibagiro, aho ibagiro ryahoze. Nkakaraba mu maso, narangiza nkakomeza urugendo nkagenda ntafite aho njya. Yego. Bukira naba ngeze ahantu nkarara aho ngaho, cyangwa se nkaza gukata nkasubira kujya kwiryamira ahandi muri rya shyamba. Ntabwo wagiraga se? Icyo gihe uba nk'ikinya. Ubwo wacitse urugo rurimo abagabo, uri gutinya ko bagusambanya, ujya kwibera mu ishyamba. Wari ufite imyaka ingahe se ubwo icyo gihe? Nari mutoya. Wari ufite 18 wari uyujuje? Nari mfite 17. Ubwo wari ukiri n'isugi imenekere, niko mbitekereza? Ntabwo iby'abagabo nari mbizi kuko nibwo yarankuye mu cyaro. Okay. Yego. Waje kuva kuba mu ishyamba gute? Uko navuye mu ishyamba naje kubona akazi ko mu rugo ahantu, umwana w'umukobwa nawe ndangiye akazi ko mu rugo. Ndagenda ndahakora, makora igihe, kuko iyo nakoraga bikanga bakanyirukana ko ntari ifite ahantu njya, naragendaga n'ubundi nkasubira kujya ndara hanze, kuko nirabonye ngo kuri iryo shyamba ariho nta kibazo, nagenda nkarara kuri iryo shyamba, wenda hacamo nk'iminsi mike nk'3 cyangwa 4 nkabona akazi. Nari namaze kumenyana n'abandi bana b'abakobwa, bakanshakishiriza akazi nkagenda nkakora. Ubwo ngubwo narakoze igihe kinini, nza guhura n'umuntu turamenyana, umuntu w'umugabo. Yego.
arambwira ati twabana ukava muri ubwo buzima urimo butakoroheye. Umugabo nagiye turabana ariko bitewe n'uko n'ibibazo nababwiye kuba nta muryango ufite ntabwo yanyoroheye nawe kuko yahoraga avuga ko nta muryango, ko atazabana n'umuntu udafite umuryango, nkabyara singira umpemba, singira unsura narwaye. nicyo kintu mwarabipfaga. Twarabipfuye kenshi, akajya agenda akongera akagaruka, akagenda yongera agaruka. Akuza ko udafite umuryango. None se kugira ngo muhure ubundi bwo mwahuriye? Twahuye nkora aha ngaha ku kazi ko mu rugo. We yakoraga iki? Yakoraga ibiraka n'ubundi bisanzwe, ibi by'ibihete. Ubwo muba murabanye, muragenda murakodesha inzu muyibamo, agutera inda mubyara umwana wa mbere, arangije akubwira ati sinabana n'umugore utagira umuryango, umugore utagira umuntu umuhemba, umugore ubyara ntihagire n'umuntu uza kumuhemba, ntagire umusura. Yego birangora cyane. Kumva umuntu agucyurira kutagira umuryango kandi utarabihisemo ni ikibazo. Yego aransigara agenda, ariko akajya agenda hashira nk'amezi nk'atanu cyangwa ane, nkabona aragarutse nkamwakira tukabana, ariko n'ubundi bikongera bikaba kwa kundi, akongera akagenda. Birangira rero ufashe umwanzuro, ndavuga ati uyu muntu uri kugenda nyuma aza kugenda n'ababyaye uyu mwana, ariko yagiye naramubyaye. Gusa ikintu none aha ngaha namushimira ikintu yankoreye, njya kubyara uyu mwana banyohereje i Masaka, hajemo ikibazo njya i Masaka kuko nabyaye igihe kitageze. Njya i Masaka, akajya ajya kusura, akajya asanga i Masaka, akaza kundebayo n'amaguru, akava ngaha Kicukiro n'amaguru akansanga i Masaka. Ndabimushimira ngo yabaye intwari, yambereye intwari pe, ndamushimira cyane. Ubwo mwarabanaga muri iyo minsi? Twarabanaga, gusa yaje gucika intege aho naviriye kwa muganga mu mezi 2 n'igice uyu mwana yari afite. Yese yifata aragenda, aravuga ngo biramuyobeye, ngo kuba tubana singira umuryango, singira umuntu usura, singira umuntu mbyara ngo mpembe, kandi kuko byari bibabaje, ariko byari ibyanjye nawe ntabwo yari kubyitaza nkaho hari uwundi muntu asigiye. Baho muri ubwo buzima. Nabwo mpetse uruhinja nagenda nkakomanga ku bipangu by'abantu, nkavuga ati ntabwo nafunguzaga, ahubwo nabwo ati nabwiraga nti ni mu mikiraka nkore mbona ikintu kintunga. Nari mfite inzara iteye ubwoba, nari nshonje cyane cyane, nta kintu cyo konsa umwana mfite. Umwana yajya konka akabura amashereka, amabere aragenda asubirayo kubera inzara. Ndababara, ndahangayika, mbaho mu buzima bubi, ariko Imana iza kuntabara. Nibwo naje guhamagara rero Karara, ni muri ibyo bihe twahuye nyine, araza nkoresha ikiganiro meze nabi, n'ikiganiro mubwire nkibereke, nari meze nabi pe. Ubwo rero kuva icyo gihe yagenda, amaze kunkoresha ikiganiro harabonetse umuterankunga, nibwo ntabwo yigeze yongera kumvugisha. Yego, kugeza rero uyu munsi ubuzima mbayemo n'ubundi bwa buzima nari ndimo na mbere, ni gushakisha ibiraka, nta kazi, nta kintu gifatika. Yego birababaje cyane, ndakeka ntabwo byoroshye. No kurya ubu ngo birakugoye, ntabwo biba byoroshye. Uyu mwana se ko ari mwiza cyane we? Umwana ni mwiza. Uyu mwana ni mwiza cyane, agaragara neza, ntabwo nyine byagaragara ko ari umuntu ubayeho ubwo buzima, ariko biba bigoye. Turashakisha nyine umubyeyi aho ari hose apfira umwana, apfira umwana. Ntabwo waba ufite umwana nk'uyu nguyu ngo wishimire ko aburara, uragenda nubwo uko wari gukubura mu muhanda, njye ntabwo nijena nahakubura, ariko umwana akaza kubona icyo kurya. Yego. Nimba atari ibanga se nk'ubu ufite nk'imyaka ingaka kandi? 32. 32. Uracyafite imyaka mikeya, gusa n'abantu niba bireba muri kamera bigaragara ko nyine umeze nk'umuntu yawukuze. Ariko nyine imyaka ndi kumva ari mikeya n'ubundi. Ni ubuzima bubi. Ni ubuzima bugoranye cyane. Umuntu uba ushaka kuba yagufasha ni nk'iki kintu aba yagufasha? Icyo uwashaka kumfasha yamfasha, ni nko kuntera inkunga, wenda nkashakisha ikintu cyo gukora nkakora. Yego. Umwana mukuru afite imyaka ingahe? Afite imyaka 7. Umwana mukuru afite imyaka 7. Imyaka uwo yiga mu wakanga ariga? Yego, yiga mu wa gatatu. Mu wa gatatu. Yishyura angahe? Yishyurirwa angahe? Bishyura amafaranga makeya. Ku gihembwe yishyura angahe? 3,000. 3 ku gihembwe. Ubu ngubu ari mu wa gatatu. Ntabwo ari menshi, ni 3 ntabwo ari menshi cyane,
ay'ikigemwe mwarayishyuye se? nari nagerageje ndayishyura. Ubu ngubu ahubwo ibintu banyishyuza nyine n'ibyo kurya, hari igihe aza akambwira ngo babatumye ngo amafaranga y'ibyo kurya, kandi urumva niba nagiye gushakisha hari igihe binanga bikanga yo kurya ngo ni 1,000, ugasanga icyo 1,000 nimba nakibonye ndi bugure isukari ndagura umwana ifu y'igikoma sindi bubone yo gutanga ku ishuri, ugasanga ni ikibazo. icyo gihumbi cya gitangwa buri gihe kingana iki buri kwezi? banza ari buri kwezi ko ajya bimbwira rimwe na rimwe, sinite kugira bimbwirira ariko abimbwira rimwe na rimwe, ntabwo ari buri munsi. usanga nyine ese ubusanzwe minerivare ye kuyibona birakugora? Biragoranye, ntabwo byoroshye kubona 3,000 byo kumwishyurira. Urumva ko bigoye tu. Uko bizagenda kose hari umuntu ubona kino kiganira akumva hari ikintu yafasha, nta nubwo bigoye, ibyo ntabwo bigoye kubona minerivare y'uwo mwana, ntabwo ari ibintu bigoye cyane, buri wese yagufasha. Igihe cyo kwiga cyageze, n'igihembwe gitaha nubona bikugoye ubwo uzaduhamagare dushaka ukuntu tubigenza. mukoze ntabwo ari ibintu biba bigoye. Ko numva yishyura make kandi nta n'ubu atari n'icyo gihe hari nagiye n'abandi bazaba baramufashije, sibyo? Yego. Uretse wenda icyo kintu kikugora cyo kwishyura umwana ishuri, ni ikihe kindi kikugora? Ni imibereho n'ubuzima bwose, ubuzima bwose buragoranye. Ubuzima bwiwe, ubuzima bwo kubaho, ubuzima bwo kubaho buragoranye, ibintu birahenze, ubona nk'ibyo 2 ukareba ukabona nta kivamo, ibirayi birahenze, si wajya kugura ikiro cy'ibirayi wabonye 2. Mbega ubuzima bwose buba bugoye, burahenze. Ndetse nk'ubu ngubu inzu ubamo uyishyura angahe? Nyishyura 15. 15. Ntabwo ni inzu isanzwe? Inzu isanzwe. Urabona hano ni mu cyaro, ntabwo nziza aho zihenze cyane. Yego. Kubaho mu buzima busanzwe, ndi kuvuga wenda mu buryo bw'imirire, ukoresha wenda abari nk'ayo mafaranga y'ukwezi ushobora gukoresha? Ntabwo sinjya mbibara, ariko urumva uhaha buri munsi, wenda wamenye ko ubibara uramutse uvuga ngo ufite amafaranga. Hari nk'umuntu uvuga ati ngiye ko byagenda kose kwezi nshobora gukoresha nk'amafaranga 100 mu kurya mu rugo. Ntabwo 1,000 ntabwo byageraho, wenda kuko tutarya ibihambaye nka 50 cyangwa 60 mu kwezi twayarya. Yego. Ndi kwibariza amakuru ngo nyamenye, buriya hari n'abandi mba ndi kubariza. Hari n'umuntu ushobora kuvuga ati ngewe nshobora kwitanga byibuze umubyeyi nkamugaburira ukwezi kumwe, cyangwa se nkamugura n'ako gafuka k'umuceri, ibindi akabyitwariza, sibyo? Abantu bafasha mu buryo butandukanye, cyangwa se bitewe n'uko nyine umutima wabo wababwiye. Yego. Okay. Hanyuma wigeze kutubwira uti wakuze ubona uri wenyine ku isi. Wowe mu buzima bwawe bakubwira ko ababyeyi bawe babaga he kugira ngo wisange uri wenyine? I Nyanza, mu karere ka Nyanza. Bakubwiye ko babaga nyine waravutse urakurura ubona nta n'umwe uhari? Oya, mama yapfuye mu ntambara. Nawe kandi yasaga naho atagira aho aba, kuko nisanze mba ahantu ku mugabo yashatse, ariko arambwira ngo ntabwo uwo mugabo ngo ari papa. Noneho mama amaze gupfa, uwo mugabo aranyirukana, ndazerera, nibwo naje guhura n'uwo mudamu anzana ngaha i Kigali. Kuko yarambwiye ngo ningende, ngo ntabwo ngo yambyaye, kandi nta wundi muryango narinzi, kuko namenye ubwenge sanga mama turi kumwe aho ngaho ariho mama aba kuri uwo mugabo, nkagira ngo rero ni papa, ariko nza gusanga atari papa. Ndi kumva rero twasoza byinshi babyumvishe, bumvishe ko ikiganiro ahanini ntabwo cyari kigamijwe kumvikanisha ko ngo Clara yamwambuye, ahubwo ikiganiro ahanini no kumvikanisha ko umubyeyi ubuzima bwe bumeze nabi cyane, ayo mafaranga yo kurya nayo. Mugerageze buri wese, waba ufite 1,000, 2,000, ndashyiraho nimero za telefone ku kiganiro muri screen z'ikiganiro, even no hasi ndazipininga. Buri muntu wese wumva afite icyo yamufasha abe yamufasha, kugira ngo dufatanyirize hamwe gufasha abantu. Wavuga nimero ya telefone, ariko uretse ko ndibuze no kuyandika: 0788 57 86 392. Ngero zisubiremo: 0788 57 86
392. yego sawa murakoze cyane Imana ibahe umugisha kandi tubifurije guhirwa bizacamo nugira ikibazo sibyo Yego murakoze namwe. Murakoze.